tugiye kumva ijambo ry'Imana kandi twitegura kwakira umwana w'Imana Yesu Kristo umunsi wa Noheli. Iki ni igihe dutangira gutekereza kuri Noheli. Iki ni igihe dutangira gutekereza ku mukiza wacu Yesu Kristo ko azaza akavukira mu isi kandi akavukira twebwe. Kenshi iki gihe abantu bakibeshyaho bakagira ngo ni igihe cyo kwambara, ni igihe cyo gushigisha ibigage, ni igihe cyo guteka, ni igihe cyo gushaka ubukire. Ariko nashaka kubabwira ngo iki gihe turakibutswa n'ijambo ry'Imana nk'uko turisanga muri Matayo igice cya 3 kuva ku murongo wa mbere nk'uko bakidusomeye kugeza hafi ku murongo wa 13. Iki ni igihe cyo gusaba Imana ngo iduhe imbaraga zo kwihana no kwiyeza kugira ngo twakire umwana wayo Yesu Kristo. Haleluya. Kenshi usanga abantu benshi birukangira mu bintu bitandukanye, barimo kugura imyenda, barimo kugura ibintu bitandukanye, batanga impano, ariko icyo si cyo gikuru. Igikuru ni uko twebwe twitanga nk'impano ku Mana, tuyibwira ngo twemeye kwakira umwana wa Yesu Kristo waduhaye nk'impano. Haleluya. Nta kintu kibabaje, nta kintu kibi nk'umuntu kuguha impano ntuyakire. Nta kintu gisuzuguritse nk'umuntu kuguha impano wowe ukayisigaho yayiguhereye. Ariko Imana yaduhaye umwana wa Yesu Kristo kugira ngo twebwe abari bapfiriye mu byaha, twebwe abari barashobewe mu byaha, dukizwe tubone umucyo ari we Yesu Kristo. Haleluya. Kenshi hari ubwo bitugora kwemera ngo twari dukeneye Kristo, kuko abantu benshi baravuga ngo njye ntabwo ndi umunyabyaha, njye ndi umwere, njye ntabwo ndiba, ntabwo ndagira nabi. Ariko ndashaka kubabwira ngo kuva mu itangiriro turabibona yuko turi abanyabyaha. Turabibona kuri Eva na Adamu ko icyaha cyinjiye mu isi kigahindura isi. Umwana wabo wa mbere w'imfura yica murumuna we, ubuzima burahinduka. Haleluya. Biratwereka ngo twebwe nk'abantu muri kamere yacu turi abanyabyaha dukeneye gutabarwa. Benshi muri mwe murabizi dufite amasengesho tujya dukoresha iyo twafunguye urusengero, amasengesho ya litani. Hari amagambo tujya tuvuga dusubiramo. Ndashaka ko muyambwira ngo twebwe abanyabyaha bigenze bite? Bigende bite? Ngo twebwe abanyabyaha bishobeye utubabarire. Haleluya. Ngo twebwe abanyabyaha bishobeye utubabarire. Niyo mpamvu rero dukeneye umukiza. Niyo mpamvu Imana yaduhaye umwana wa Yesu Kristo ngo aze atubere umucunguzi, aze adufashe gutangira bushyashya, aze aduhanagurire ibibi byabaye, ibibi dufite, dutangire tube abana b'Imana. Iki rero nicyo gihe cya Noheli, ni igihe cyo kwitunganya. Hano rero turabona Yohana Umubatiza yigisha kandi abatiza ababwira ngo nimwihane. Ngo icyo gihe Yohana Umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'Iyudaya ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Kandi niwe wavuzwe n'umuhanuzi Yesaya ngo ijwi rirangururira mu butayu ati nimutunganye inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ye. Haleluya. Benshi kugira ngo ntabwo muragira umugisha wo kujya Kigali ngo mubone umuyobozi wacu anyura mu muhanda. Ariko iyo umuyobozi wacu, perezida wacu arimo kunyura ahantu, hari imodoka zibanza zikanyuraho zicanye amatara zivuga ngo nimwitegure. Abatwara imodoka turabizi, iyo ubonye iyo modoka inyuzeho uparika ku ruhande. Haleluya. Ukamenya ngo haruje.
hakaza hakanyuraho imodoka za mbere, hakanyuraho iza kabiri, nawe akabaraje. Ubanza barabyigiye ahangaha muri Bibiliya, ubanza barabyigiriye kuri Yohana Umubatiza, kuko Yohana Umubatiza niwe wabanje kuza abwira abantu ngo nimwihane, nimutegure inzira y'Uwiteka. Kandi ngo yari yambaye imyenda imeze ite? Ababyibuka, ubwoya bw'ingamiya, kandi afite n'umukandara w'uruhu, kandi ngo yabaga mu butayu. Yari umuntu udasanzwe, yari umuhanuzi. Kenshi abahanuzi bangaga kujya kuba mu mazu y'abantu kugira ngo badahindurwa, kugira ngo babe nta kintu bakeneye, nta muntu ushobora kuvuga ngo naguhaye ibiryo byanjye kubw'iyo mpamvu rero mvugira. Bari abantu batumwe n'Imana bakanyura mu bikomeye ariko bagakora umurimo w'Imana. Haleluya. Uyu munsi amagambo ya Yohana Umubatiza natwe tugezeho ngo nimutunganye inzira y'Uwiteka. Haleluya. Bene data, nimurebe aho umwaka watangiriye, nimurebe ibyo mwakoze, nimurebe ibyo mwashoboye gukora, nimurebe ibyabananiye, musabe Imana imbabazi, musabe bagenzi banyu imbabazi, mutunganye inzira y'Uwiteka. Haleluya. Ndabizi hari abashoboye kubaka, hari abashoboye kunguka, hari abafashe imyenda ntibayishyuye, igihe kirageze ko twishyura imyenda. Haleluya. Hari abakoze amakosa n'ibihana, igihe kirageze ngo dutunganye inzira zacu, dusabe Uwiteka imbabazi n'abo twakoshereje imbabazi, kugira ngo dutunganye imitima yacu, Kristo avukire mu mitima itunganye. Haleluya. Kenshi Noheli yigeze twibagizwa n'ibyo bintu bitoya. Abashaka ubushera, abashaka ibiryo, abashaka imyenda, tukibagirwa ngo icyambere ni ugutunganya imitima yacu. Tuyitunganya dushima Imana, tuyibwira ngo Mana, hari benshi batangiye umwaka ariko ntibawurangije, ariko kuko umpaye uyu mugisha reka ngushime, kandi reka nihane kugira ngo nakire umukiza ari we Yesu Kristo. Hari abantu benshi bavuga ngo njye ndi umwere, njye nta cyaha njya nkora, njye ndi umuntu mwiza, nta muntu nari nica, nta nzu y'umuntu nari niba. Bene data, kamabwire, kimwe mu bibazo dufite nk'abakristo nuko rimwe na rimwe natwe twigira nk'abafarisayo, tukaba abafarisayo, tukaba nk'abasadukayo bavugaga ngo twe turabere. Ngo abasadukayo n'abafarisayo bagendaga ngo bibomberetse ngo bo ngo nabere, bamwe ngo bakagenda bahumirije kuko badashaka kubona ibyaha biri mu bantu. Haleluya. Ngo bakagenda bagonga inkuta ngo kuko ngo badashaka gufungura amaso kuko ari abere kandi sirimo ibyaha. Bene data, ijambo ry'Imana riratwereka kuva mu itangiriro igice cya mbere n'icya kabiri, twese twarananiwe ariko agakiza kari muri Kristo wenyine. Haleluya. Icyaha cya Adamu cyaraje kiradutsinda, ariko umwana w'Imana Yesu Kristo yaraje nk'umuntu avanaho icyaha kugira ngo tubabe. Haleluya. Kandi abamwemeye bose bakakira imbaraga z'Umwuka Wera bagenda bemye. Niyo batsinzwe, abanyedini bazi amategeko yose, bazi Bibiliya yose, bavuga yuko n'Imana n'umwana wayo ari bo bonyine bafite ububasha, ariko ntabwo bayikorera, nta nubwo bayiramya. Haleluya. Hari abantu benshi dufite uyu munsi bitwa abakristo ariko baza ku rusengero gusa, murabyumva, basoma Bibiliya, bavuga amagambo y'Imana gusa, ariko ahubwo we ubwe yaritanze. Haleluya. Aritanga kugira ngo twebwe abanyabyaha tubeho, we arapfa. Bivuze ngo ubukristo ni amagambo, ni ibikorwa, ni ubuzima tubaho. Ariko ibyo byose bimenywa
n'umuntu uciye bugufi akihana. Ariyo magambo Yohana yatubwiraga, niyo magambo yabwiraga abayuda ngo nimwihane. Ngo umurongo igice cya 3 umurongo wa 4 ngo Yohana uwo yari yambaye umwambaro w'ubwoya bw'ingamiya, abukenyeje umushumi, ibyo kurya bye byari inzige n'ubuki bw'ubuhura, maze Yerusalemu n'ab'Yerusalemu yose no mu gihugu cyose giteganye na Yorodani bose barahaguruka bajya ahari, ababatiriza mu ruzi rwa Yorodani, bavuga ibyaha bakoze. Abonye abafarisayo n'abasadukayo benshi bazanywe no kubatizwa, arababaza ati, mw'abana b'ishiramwe, ninde wababuriye ngo muhunge umujinya uzabatera? Haleluya. Yavuze ubutumwa na babandi biyitaga ko ari intungane, ko ari abera, baraza bemera kubatizwa. Yohana atangazwa n'ukuntu abo banyabyaha bamenye yuko agakiza kari muri Kristo, bakaza kwihana no kubatizwa. Bene data, kambabwire, biroroshye yuko umunyabyaha yihana kuruta ko uwibwira ko ari umuntu utunganye yihana. Ni nacyo kibazo dufite mu nsengero zacu. Hari abantu benshi bumva ko ari intungane, bumva ko ari abanyamasengesho, bumva ko ari ibitangaza, bakareba abandi yuko ari bo banyabyaha. Bene data, ijambo ry'Imana riratubwira ngo twese ni ubuntu bw'Imana. Haleluya. Ni muri Kristo tubonera ubuntu bw'Imana, niho tubonera kuba abatunganye, abera imbere y'Imana. Ariko ahandi hose byaratunaniye. Haleluya. Ngo hari intama yajyanye n'intare, byombi byavutse ari bito bibonana, bikajya bigendana. Intama ibaza intare, ariko ngo uko bajya bambwira yuko murya intama, nibyo? Arabwira ati, barakubeshya, koko ukuntu twabanye nakurya. Intama iravuga ngo ntuzanijya, ni akazi kawe, njye ndagukunda, turi inshuti. Ati pe, nanjye ndagukunda, ntacyo dupfa. Ngo ariko rimwe buracya, ngo intare iraza ifata intama, ngo irayiniga. Intama iravuga ati, se kurimo kuniga kandi twari inshuti? Ngo intare irayibwira ati, twumvikane, nanjye ntabwo nzi ibyabaye, ariko ndumva ngomba kukurya. Bitangira kuyirya rero, birabibwira ngo ariko kumemukiye, barambwira ngo mbabarire, ngo nanjye ni kamere, niko bimeze, nta kundi, ihangana ariko ndakurya. Ibi bivuze iki? Bivuze ngo hariho kamere iri muri twe itsindwa n'uwayiremye wenyine. Haleluya. Hari kamere ufite ituma umubyeyi ajugunya umwana we, ituma umubyeyi yica umwana we. Ntabwo mwari mwabyumva? Niyo kamere itsindwa na Kristo wenyine, ituma umuntu ahemuka, agahemukira abamugiriye neza. Iyo ni kamere. Wa mujinya utuma umuntu akora ibintu yarangiza akicuza. Tujya dusura muri prison abajeni bari hano, n'abakobwa, abasore n'inkumi. Ndashaka kubabwira ngo nimwitonde ibyo muvuga n'ibyo mukora, kuko hari ubwo ukora ikintu kimwe kikakubera umuvumo wawe ubuzima bwose. Hari umusore twasanze muri prison rimwe, twagiye gusura prison, yarwanye n'undi amukubita ikofe rimwe, uwo muntu arapfa. Kandi uwo muntu bavuga ko yarwaraga umutima, urebye yari uwo gupfa, ariko ikofe ryarabyihutishije. Haleluya. Iyo kamere iri muri twe itsindwa na Kristo wenyine, kandi itsindwa ari uko wemeye ugaca bugufi ukihana. Nibyo Yohana umubatiza yabwiraga abantu ngo nimwihane, kandi arakomeza hasi ngo mwere imbuto z'abihannye. Haleluya.
Hari abantu benshi bihana uyu munsi kandi ejo bakongera, kandi ejo bakihana, bakananirwa kwera imbuto. Ahora yihana ariko ntabwo akora ibyo agomba gukora. Haleluya. Ndabizi hano ni mu cyaro, ndabizi hano ko mworora. Hari umugabo ngo yaragiye ariba, yiba inka, aragenda arayorora, irabyara, igira inka zindi nyinshi. Ngo ariko aje kwihana mu giterane, araza aravuga ati nibye inka yo kwa kanaka, ndashaka kwihana. Baramubwira turakoze kwihana, ariko ubwo wihannye n'inka yigarure. Arasohoka yinyabya aho hanze, azana wa mugozi wari uri kuri iyo nka. Avuga ati bene data kambabwire birangoye kugarura ya nka, ariko ngaruye wa mugozi. Bene data, hari abakristo benshi bananirwa kwihana ibyo bagomba kwihana, bakagarura umugozi gusa. Kandi ubwo inka zirahari mu kiraro, inka nizo yabyaye zose zirahari, ariko azanye iki? Umugozi. Kwihana ni ukuvuga ngo nishimire kandi nziyo namwambuye. Haleluya. Uko niko kwihana, ukabyatura, ukabivuga, ntuzongere gusubirayo. Haleluya. Kwihana bijyana no guca bugufi, ukavuga ngo koko byarananiye. Ubundi baravuga ngo kwihana ni ukumenya ngo wajyaga ahantu hadakwiriye, ugahindukira ugasubira iyo uvuye. Nibyo rero Yohana Umubatiza mwere imbuto z'abihannye. Haleluya. Bene data bakabushingwe, ndashaka kubwira ngo ibyaha mu mitima yacu ni byinshi, keretse iyo twihannye. Haleluya. Kwihana ni nko gukaraba, ukavuga uti koko ndanduye, nkeneye amazi yo kunkarabya. Haleluya. Ikibazo dufite, hari abantu benshi bari mu itorero bavuga ngo twarihannye ariko bataratunganije inyuma. Ni nko kwambara imyenda myiza kandi udakarabye. Haleluya. Bene data, Yohana Umubatiza ariho aratubwira ngo mwihane kugira ngo twakire umukiza mu mitima itunganye, mu mitima imeze neza. Hari abantu benshi bibwira yuko bameze neza, bakomeye, batunganye, ariko ndashaka kubabwira ngo icyaha ntabwo kiza umuntu uwo ari we wese. Baravuga ngo icyaha kiza ku rwego uriho. Iyo uri umubyeyi, icyaha kiza kuri urwo rwego. Iyo uri umusore, Satani agutera kuri urwo rwego. Iyo uri executive, Satani agutera kuri urwo rwego. Amenya uwo uri we, akamenya uko aza. Ariko ndashaka kubabwira ngo abakiriye agakiza bakemera Kristo, ibyo byose baba babibona, bijya kuza babibona, kuko umwuka wera urakuyobora, ukavuga uti nyamara ibi bintu biranjyana habi. Haleluya. Tumaze iminsi tuvuga ibibazo by'abana b'abakobwa batwara inda zidateganijwe. Tumaze iminsi tuvuga abana b'abasore banywa ibiyobyabwenge. Tumaze iminsi abantu bavuga abantu b'abagome baza bakica cyangwa bakagirira nabi amatungo. Bene data kambabwire nuko Satani akora. Uwakabereye umugisha arakubwira ngo mugirire nabi, kuko azi ko ejo ari uzagukiza. Ejo inka izagaburira umwana wawe amata, arakubwira ngo genda uyice, kandi koko ukagenda ukayica. Bene data kambabwire, reba umuntu mwicaranye, uwo muntu uramubona? Uwo muntu ni umugisha wawe. Haleluya. Hano mugira ingobyi. Hati ingobyi iterwa n'abantu bangahe? Kubera iki itaterwa n'umuntu umwe? Kuki iyo urwaye utiterura ukijyana? Haleluya. Icyo ni ikimenyetso ngo umuntu ni umunyantege nke. Umuntu ntacyo yakwimarira keretse afashijwe n'abandi. Bene data, njyewe narize, nageze umugisha wo kwiga, njya no mu mahanga, ariko si uko ndi umunyabwenge, ahubwo ni uko abandi bamfashije. Haleluya. Buri umwe akeneye undi. Ariko akakubwire utaratunganya inzira y'Uwiteka, uzahora ufite ishyari
uzahora ugira nabi, uzahora ubona umuntu ugiye kukubera umugisha ugire ngo ni umuvumo wawe kandi ari we mugisha wawe. Haleluya. Uwo muntu mwicaranye, abo baturanyi banyu ni wo mugisha wanyu. Ni mubakunde, iyi Noheli ni mubagirire neza. Haleluya. Ariko iyo utamenye umukiza n'umugisha wawe urawujugunya. Kristo yaraje ngo atubere umucyo mu mwijima, ngo atubere umugisha ahari umuvumo, ngo aturekure tuve mu buroko, tuve mu gihome cyo kwiheba, cyo kwitekerezaho, ahubwo tubere abandi umugisha. Haleluya. Yaraje ngo abe umucyo mu isi. Haleluya. Hari ikintu bajya bavuga muri siyanse ngo ahageze umucyo umwijima urahunga. Haleluya. Kandi simbizi niba mujya mubibona, iyo umuntu anyuze imbere y'umucyo igicucu cye kigenda gihunga umucyo. Igicucu kiba gisa gite hano? N'umwijima. Umwijima ntiwemera kuba ahari umucyo. Ahari Kristo nta mwijima uhaba. Haleluya. Hari abantu benshi bajya bavuga ngo hari ibintu bijya bintera, hari ibintu bijya bingirira nabi. Bene data ibanga ni rimwe, akira Kristo uzarebe uko bizagenda. Haleluya. Iyo bukeye izuba rikaza ntabwo umenya aho umwijima wagiye. Ariko umukristo wakiriye Kristo, umukristo wakiriye Kristo mu mutima we ntabwo amenya aho umwijima wagiye. Haza umucyo, haza amahoro, haza urukundo, za mbuto zose z'umwuka wera ziraza, akera imbuto z'uwihannye. Haleluya. Iyo dukomeje tugasoma muri Bibiliya, hari henshi twabonye abantu basenga. Hari igice muri Luka igice cya 18:9, hari umugabo wari umukoresha w'ikoro arimo gusengana n'umufarisayo. Uwo mukoresha w'ikoro aravuga ati, Mana, njye umunyabyaha. Yanga no kureba mu ijuru, aravuga ati, sinzi n'icyo navuga. Ariko umufarisayo aravuga ati, njyewe ntabwo icya-10, njye ndasenga, njyewe ndi igitangaza. Ariko Imana yumvishe isengesho ry'uwaciye bugufi kuruta iryo wa wundi wishyize hejuru. Luka 18:9 kugeza ku 14. Bene data, ya masengesho yo kwerekana, ya masengesho yo kwiyereka, bya bikorwa byo kwiyerekana, Noheli irageze. Tubyirinde, tubyihane, tuvugane n'Imana, tuyibwire ibibazo dufite, twihane ibyaha byacu. Ibyo nibyo Noheli iri buhindure mu mitima yacu. Haleluya. Hari umuntu umwe wenyine ushobora guhindura umutima wawe, ni Yesu Kristo umukiza wacu. Iyo tuvuga ubutumwa, iyo dutekereje ku kintu cyiza, nta kindi, nta wundi wabitanga uretse Kristo, kuko ni umwana w'Imana, nta cyaha yari afite, kandi amaze gupfa agarutse ku isi, abamugambaniye n'abamuhunze yabahaye umugisha. Haleluya. Ikikwereka ngo Yesu Kristo ni umwana w'Imana nubwo nta kamere yari afite. Haleluya. Bene data, ndashaka kubabaza abari hano, ndabizi ko muri abakristo kandi ndashaka ko mumwiza ukuri. Twagufashe tukakugirira nabi, warangiza ukajya mu ijuru, bakaguha imbaraga n'ubutware ku isi no mu ijuru, ukagaruka, watugenza ute? Mwarimu, ngwino hano. Kandi mbikubajije nka mwarimu, ntabwo mbikubajije nk'umukristo. Twakugiriye nabi, sibyo? Ariko urazutse ugiye mu ijuru, kandi baguhaye imbaraga mu ijuru no mu isi. Tubwire uko wabigenza. Atari imbaraga z'Imana, umuntu yahabwa ubutware, yakwitira bamugiriye nabi, iyo nawe bamugiriye. Haleluya. Itandukaniro rya Yesu Kristo natwe, yari umwana w'Imana. Haleluya.
aho kugira ngo agire nabi, aho kugira ngo yiture nabi, aho kugira ngo avuge ati nanjye ndababonye, mbonye ububasha mu ijuru no ku isi, yaraje abwira abigishwa be ngo amahoro abane nawe. Haleluya. Mwarimu ambwije ukuri, ahubwo abivuze neza nuko ari mwarimu n'ubundi. Ariko hari uwambwiye ati njye mwabinkoze mwese nabanza nkababamba nkababwira ngo nimwumve. Haleluya. Icyo ni igikorwa cyerekana ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Ntabwo yari ku rwego rwacu, ntabwo yaje ngo yijandike mu byaha natwe, ntabwo yazanye umujinya, ntabwo yabwiye abigishwa be ngo mwarampunze, mwaranyihakanye, mwabigabo mwe. Yaraje ngo amahoro abe muri mwe. Ntabwo yabivuze rimwe, yabivuze inshuro eshatu. Haleluya. Ubu niwe mukiza tugiye kwakira kuri Noheli rero. Haleluya. Ntabwo yinjira mu mitima irimo ishyari, imitima irimo kugira nabi, imitima yuzuye agahinda, ahubwo araza akaduha ubugingo bushya. Haleluya. Akaduha imitima ikunda, imitima isangira, imitima ikora umurimo we. Haleluya. Kuko we yadukunze akatwitangira, natwe iyo twamukunze twitangira abandi. Yohana araduhamagarira kwihana kuko azi yuko turi abanyabyaha. Kuva mu itangiriro, kuva ku bana ba Abeli, kuva ku bana ba Adamu, turi abanyabyaha. Ariko abamenye Kristo baba bamenye ubugingo bushya. Kadusenge. Turagushima Mana kuko ijambo ryawe ihora ritanga umwaka ni igihe kirekire. Tugeze muri uku kwezi kwa 12, Mana reba ibitarageze neza, udufashe kugira ngo dutunganye imitima yacu, twere imbuto z'abihannye, duhagarare imbere y'abandi twumva nta rubanza twicira, tugukorere kuko Mana ukwiriye icyubahiro. Mana ndakwereka abakristo, ndakwereka imitima yabo, ndakwereka aho banyuze hose. Mana ishimwe bazanye imbere yawe, bongereho kugusaba imbaraga zo kwihana, batunganye inzira zabo kugira ngo Mana nawe uze ubakire bakwiriye. Mana komeza kubana natwe, tubisabye ku izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana ibane namwe. Imana igisha umwana wawe umugabo ukomeye. Imana igisha umwana wawe umugabo ukomeye. Bakomeze kuba bawe ibihe byose, kandi bajye bunguka umwuka wera uko bukeye, kugeza ko bazagira ubwami bwawe butazashira. Kuba bawe ibihe byose, kandi bajye bunguka umwuka wera uko bukeye, kugeza ko bazagira ubwami bwawe butazashira. Amen. Imana irindisha umwana wawe umugabo uva mu ijuru. 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 Bakomeze kuba bawe ibihe byose, kandi bajye bunguka umwuka wera uko bukeye, kugeza ko bazagera mu bwami bwawe butazashira. Haleluya. Turi mu mwanya mwiza wo kwegereza imeza yera Umwami wacu Yesu Kristo.
turakomeza kubasaba kugira ubwitonzi kugira ngo dukurikire. Yemwe abihana rwose by'ukuri ibyaha byanyu, mugakundana na bagenzi banyu, mukemera kugira ingeso nshya mwumviye amategeko y'Imana, mukagendera mu nzira yayo yera, mwigire hafi mwizeye, muhabwe iri sakramento ryera ryo kubahumuriza, kandi turabinginga ngo mwaturire Imana ishobora byose ibyaha byanyu mwakoze, mwicishe bugufi mwitonze. Mwicishe bugufi